kuki itarambirije mu ijuru ikaza kurambiriza mu isi? Ijuru ryari ribaye rito, iravuga ati reka nifashishe n'isi, ibiraje irambirize hano. Imaze kurambiriza mu isi re, umva kandi agashaka abantu. None muri jyewe ngira umugabane muto witwa umutima. None uwo mugabane witwa umutima ni wo mugabane wonyine Imana yahisemo ijyamo igakwiramo. Yesu yageze mu mutima wawe akubera shoferi, kuko Yesu we azisanze n'icyo wanyuramo akakubwira ati aha nihanyurwa. Yesu azi aho waparika, azi naho utaparika. Yesu azi guhindura vitesi ashingiye akazamuka ugezeho. Ndashimira Yesu ugiye kutubera shoferi muri uku kwezi kwa 11. Vayo mu ijuru ngo Mana ngo vaye mu Isiraheli uze, none mwagera na hano mukavuga ati ngo Mana tugeze gahera hawe ngo turagusanze, wagiraga aho mwari muri ngo ntayihari. Imana ibera hose icyarimwe. Iyo tuvuye hano ntituyisiga kukigendera muri twebwe, ituye muri twe, turayijyana. Reka abwirize kandi abwirijwe nawe. Dufate Bibiliya dusome ijambo ry'Imana, igitabo cya mbere cya Mose cyitwa Itangiriro, igice cya mbere ku murongo wa 26 n'uwa 27. Itangiriro igice cya mbere ku murongo wa 26 ndetse n'uwa 27. Dusome mu izina rya Yesu. Havuze ngo Imana iravuga iti, tureme umuntu agire ishusho yacu, ase natwe, batware amafi yo mu nyanja n'inyoni n'ibisiga byo mu kirere n'amatungo n'isi yose n'igikururuka hasi. Agire ishusho yayo. Afite ishusho y'Imana niko yamuremye, umugabo n'umugore niko yabaremye. Muvuge ngo amen. Zaburi y'umunani turasoma umurongo wa 4 kugeza kuri 6. Zaburi y'umunani umurongo wa 4 kugeza kuri 6, paje ya 519 mu Isezerano rya Kera. Some mu izina rya Yesu. Haravuze ngo iyo nitegereje ijuru, umurimo w'intoki zawe, n'ukwezi n'inyenyeri ibyo waremye, umuntu iki ko umwibuka, cyangwa umwana w'umuntu ko umugenderera? Uwenze kumugira nk'Imana uburaho hato, umwambika ubwiza n'icyubahiro n'ikamba. Nanone tuvuge ngo amen. Urwandiko Pawulo yandikiye Abefeso, ibice byaho 2 ku murongo wa 10. Urwandiko Pawulo yandikiye Abefeso, ibice 2 ku murongo wa 10 ni kuri paje 194 mu Isezerano Rishya. Haranditse ngo nuko kuko turi abo yaremye, ituremeye imirimo myiza muri Kristo Yesu, iyo Imana yiteguriye kera kugira ngo tuyigenderemo. Tuvuge ngo amen. Mwakire neza ijambo ry'Imana. Hanyuma dushimiye Imana. Imana ishimwe kandi Imana yacu yahabwa icyubahiro. Dushimiye n'abakozi b'Imana baduhaye ikaze. Imana ibahe umugisha, kandi namwe turabashimiye kuba mwaje kugira ngo mwumve icyo Imana ivugana natwe, kuko mutahari ntabwo twakibwira, ariko kuba mwaje ni ukugira ngo dufatanye, kuko umurimo w'Imana ni ugufatanya. Niyo mpamvu byitwa amateraniro y'abera. Amateraniro ni uguteranya impano dufite, ukazana kuririmba kwawe, ndakazana kubyina, ndakazana gukoma mu mashi, ndakazana kuvuza ingoma, ndakazana ijambo ry'Imana. Hanyuma bikitwa amateraniro y'abera, kuko byateranye guhimbaza Imana mu izina rya Yesu. Amen. Reka dukomere Imana amashyi menshi cyane.
rero ndagira ngo twihute tuganire, hanyuma kumenyanaho. Amazina nitwa Rusangiza Jean de Dieu, ndi umupapa, mfite madamu, hanyuma mfite n'abana, hanyuma ibindi ni uko dusangiye amakuba n'ibyago muri Kristo Yesu, kandi dusangiye intambara nyine, kuko uhiga ubugingo bwanyu niwe uhiga n'ubwanjye. Twese rero turashaka kugumya kwamamaza umwami Yesu, turashaka ko bimenyekana ko ari yo Mana yonyine. Haleluya. Hanyuma dusomye ijambo ry'Imana. Ijambo ry'Imana riravuze ngo Imana iravuga ngo tureme umuntu mu ishusho yacu, atware byose, amafi, ibikururuka, inyoni, ibisiga, iki byose, ikintu cyose gihumeka umuntu agitwara, gitegeke. Hanyuma rindi jambo riravuze ngo mbese ni iki ko umwana w'umuntu umwitaho kandi ukamugenderera. Noneho Bibiliya iravuze ngo wenze kumugira ng'Imana haburaho gato. Mu yandi magambo, yari igiye kukugira ng'Imana, yari igiye kungira ng'Imana haburaho gato. Niyo mpamvu umuntu ibikorwa akora ni ibikorwa by'indashyikirwa ikindi kiremwa kitakora. Hanyuma rero irindi jambo ryavuze ngo turi abantu Imana yaremye, ituremeye imirimo myiza muri Kristo Yesu kugira ngo tuyigenderemo. Ntabwo ari ukuyivamo, ahubwo ni ukuyigenderamo. Hanyuma tugiye kuganira ijambo rivuga ngo gukora icyo waremewe nibyo binezeza Imana. Ndasubiramo, gukora icyo naremewe nibyo binezeza iki? Imana. Mu yandi magambo, Imana yarandemye, imaze kundema inshiraho, nawe irakurema igushiraho. Ariko mu bintu biyinezeza ni ukubona icyo umuntu Imana yamuremeye ari cyo ari gukora. Buriya niyo mpamvu nshaka ko tuganire kuri iryo jambo, dusanga bari kuganira ariko turebe ni iki Imana yaturemeye. Noneho nitumara kumenya icyo Imana yaturemeye, tubashe no kukigenderamo kugira ngo tunezeze yaturemye mu izina rya Yesu. Rero naje kukubwira ngo gukora icyo Imana yakuremeye nibyo binezeza iki? Imana. Hanyuma iyi ni Imana. Naratangaye, Imana mu ijuru yari ifite abamarayika bayiramya, bayihimbaza, bayibwira turera, urakiranuka. Ariko namwe mwibaze, Imana ntabwo yari ibuze protokole mu ijuru. Iyi protokole zari zihari, nta kintu ibuze, ariko umunsi umwe ibyiyumvamo irabati tureme umuntu. Rero ni ikibazo nawe wakibaza, ubundi naje indeme ikureme ukora iki? N'ubundi ifite abayiramya, ifite abayihimbaza, ifite abantu mbese bayikorera byose batagira amanyanga nk'ayo tugira. None iraje isi ivuga umunsi umwe ati tureme umuntu, kandi noneho ishyiraho na kondisiyo nga senate kandi atware byose. Noneho nawe baje Imana uriya inshaka hiki. Niko kuntu nawe uri guhita wibaza, ubundi igushaka hiki? Yaje kukurema igushaka hiki. Hanyuma rero n'icyo tugiye kureba rero ni ibintu bigera ngo kuri bitandatu byatumye Imana indema, nawe ukagira ute ikakurema. Hanyuma nimwandike rero, abandika, abakunda kwiga. Hanyuma icya mbere cyatumye Imana indema ni ukugira ngo asa n'Imana. Ni gute Shantari asa n'Imana? Ni gute Pasiteri asa n'Imana? Kandi tufite imibiri itandukanye. Dore uriya ni igikara, dore uriya ni kazungu, dore wowe ufite n'imisatsi y'injwiri, uriya afite imisatsi y'irere, uriya ni muremure, uriya ni mugufi, dore uriya ni kibonge, dore wowe urananutse, dore uriya kwibaza rose musa n'Imana gute?
ntabwo ari kuri aya mashusho mubona n'uburebure mubona n'imisatsi n'ibiki, ahubwo ahantu dusa n'Imana hari amazuru aho umunwa girangije ibona umuntu adafite ishusho, ari ikintu kiri aho ngaho kitagira icyo gikora, kitagenda utatuma, kitavuga, kitagira ute, mbese kiri aho ngaho. Noneho Bibiliya ivuga ngo iki? Bibiliya iravuga ngo Imana ngirangije ifata cya kintu yabunze iguhemeteramo mu mazuru umwuka n'ubugingo. Hanyuma umwuka n'ubugingo ni umuntu. Hanyuma aba turi kumwe, amen. Nanone haleluya. Mungurikire, ntabwo bataka abantu barangara mu ijambo ry'Imana, ntagire ikintu, ntagire umuntu wongera guhaguruka, ntagire umuntu wongera kugira ute. Ntabwo nshaka umuntu wongera kudisturbinga. I'm not like somebody who disturbs me. Kandi cameraman ubwo arabizi byazajya bivangana. Tuvuge ko amen. Utabivanyemo ntabwo azakongera kungamira. Haleluya. Nanone haleluya. Hari abantu bafata ibintu barangiza. Bibiliya ivuze iki? Bibiliya iravuze ngo Imana ihumetera umwuka n'ubugingo mu mazuru. Nono ni ukuvuga mu kirere, ni ukuvuga muzakora ubushakashatsi bw'ubwo nakoze. Ubushakashatsi nakoze, iyo umuntu apfuye ako kanya nubwo wamukatagura inshuro 1000 nta maraso wabona. Nahita mubaza ngo abagiye hehe? Kubera ko umuntu uba ugiye hagenda umuntu ugizwe na mwuka na bugingo, ariyo maraso. Niyo mpamvu iyo umuntu apfuye n'amaraso ahita agenda, kuko wa muntu ugizwe na mwuka na bugingo Imana yamuhumekeyemo abasubiye kuba mumuhaye. Niyo mpamvu nta bwoba na bumwe ukwiriye kwitwaza ngo shitani, abadayimoni baranyica, ngo nyabingi zirambotora. Abo bose nta n'umwe wigeze agira uruhare rwo kuguhereza umwuka wo guhumeka, keretse Imana yonyine niyo yawisubiza bitemera. Niyo mpamvu yanditse igitabo cyayo Muyobora bivuze 3:14-15. Niyo mpamvu yakwitegereza umuntu yaremye igasubira mu mwuka wayo no guhumeka bivuga ngo ni iby'Imana. Ntabwo maze umugabo rimwe igihe kizagera nawe utahe, uzajya sogokuruza urangamu, ibyo gukenyuka ntabwo bikiririmo. Ubwo umwuka muhumeka si Tonto, si Marie Chantal, sinde, si Mushumba ubifitemo uruhare kugira ngo muhumeke. Ubifitemo uruhare ni Data wa twese. Kuko niwe wawuhumekeye, baravuga ati rusange nguhaye guhumeka, rero niba utaragize uruhare rwo kubereza uwo mwuka muhumeka, ntufite n'uruhare rwo kunyambura uwo mwuka mu izina rya Yesu. Igihe nikigera nuko nzacaho, ariko mu gihe kitari cyaje ntiwisubize, ndacyahumeka. Kandi icyo gikundira Imana ntabwo imeze nka rwiyemezamirimo nka wasake cyangwa leta. Ikore kashe pawa, ishyire ku munwa no ku mazuru, tuzajye tubarana. Ivuge tuzajya uhumeka mbare, uvuge mbare. Ese mwibaza ubwo yikora kashe pawa yashyira ku minwa yanyu, no kuntu muvuga ntabwo itangiye. Ubwo fagitire yo ku kwezi namwe mwibariye. Nono reba fagitire yo guhumeka ikayikubita ku mazuru, no kuntu nono urara wasamye. Hashimwe Yesu waduhaye guhumeka. Hashimwe Yesu waduhaye guhumeka ku buntu. Kamera Imana amashyi menshi cyane, Imana ihimbaze. Haleluya. Yesu niwe waduhaye guhumeka. Namba Uwiteka, Uwiteka aranyumva, Uwiteka
indirimbo z'amashimwe ntizizabura muri njye. Akira ishimwe Mana, akira ishimwe ryanjye, simba nkiriho ubu Mana arapfuye, uyu mwuka mpumeka ntawishura iki murengezi, umaye fagitire sinabona icyo yishura. Ntacyo twayishura. Ayiwe, rero icyatumye Imana ikurema cya mbere ni ukugira ngo use nayo. Ntabwo rero usa n'Imana kuri iyo shusho yawe, kuko njyewe iyi saha mbishaka mu gitondo nazinduka nabaye kazungu. Si ukugenda zigashaka aho njya numva ngo banyura mu cyuma ukahita uba inzobe. Hariho na za mukoroko. Shusho zibirananiye kujya kubibayinga samuweya ndeni ngavyisiga nuko ngabakazungu. Ibintu biri very easy. Mwitoto ukajya kubona kazungu. Ukajya kubona nabaye kazungu. Ariko ndashimira Imana uyu muntu dusaho witwa Mwuka na Bugingo. Nubwo watukuza mu maso ugatukuza ikibizemera, ariko ntabwo uzigera utukuza umuntu witwa Mwuka na Bugingo. Ari uko Imana yamuguhaye ntagakorwaho. Ngo ntagakorwaho. Sanga abantu ugasanga abantu bari gusajya ari abantu bashaka no kwihemukira, bashaka kwigirira nabi. Iyo bagore bakurunsa we usa n'Imana. Kodere ngo nusa niwe ngo Imana yahaye agasura keza. Bamwe bagasanga ngo buriya gateye ng'umukindo, ngo ngigisabo, ngigisobane, ngigitukuru, nushaka gutera igisekuro cyangwa ngiki icyo ari cyo cyose, ibyo ni ibyondo bizasubira mu gitaka. Uw'Imana yitaho ni Mwuka na Bugingo, kuko abo ngabo uwo niwe uzabona Imana. Haleluya. Sanga abantu bari gupfa ibintu biri aho ngaho, ngo uriya afite umutwe ngo mu maso heza, ngo hasomoye hagororotse, ngo uriya afite amatwi meza, ngo uriya afite ibizuru binini, ngo uriya afite utuzuru dutoya, ngo uriya afite utwiso dutoya, ngo uriya afite ibyiso binini. Nushaka kugira ibyiso binini cyangwa dutoya, ushaka kugira ibizuru bimeze nk'imizinga y'inzigi, ushaka kugira amazuru ahagaze, twese turi bene umugabo umwe, yaturemye n'imwe. Nta muntu uri hano ugira amaraso y'icyatsi, nta muntu uri hano uva amaraso y'ubururu, nta muntu uri hano uva amaraso ya jone. Twese tuva amaraso y'irute hatukura, bisobanura ngo turavukana. Sobanura ngo turavukana. Ubu mwirabura, ubu muzungu, twese tuva atukura. Kandi nta muntu wavuga ati uyu nguyu ngahumeka mu mwuka muremure, uyu ahumeka mu mwuka mugufi. Reka twese ni umwe, uko yamuduhaye ni umwe. Wera kwigirira nabi. Washitana arakongoza wakirera mu kirori, we uziko mpengane, nta guhengana. Mu mwuka uragororotse. Mu mwuka uragororotse, uri byafinyore. Imana yarakwitondeye, ahubwo byatewe n'isi wavukiyemo. Irakudeforoma inyuma, ariko umuntu w'imbere ari byafinyore. Imana imwitaho, Imana iramukunda mu izina ryayo. Imana ishimwe. Ndagukunda Yesu, je t'aime Jésus, I love you Jesus, nakupenda sana wewe. Rero mu mwuka turafinyoye. Imana yaturemye ifite gahunda. Umuntu mwicaranye murebe mu maso mubwiye ngo dusa n'Imana mu izina rya Yesu. Ngo siko utabimubwira, mubwiye ngo dusa n'Imana, ibindi byurimo sinzi byari byo. Twebwe Imana yaturemye twitondeye, dusa nayo mu izina ryayo. Uzabihakana azajya kwivuguruza. Icya kabiri cyatumye Imana ikurema nanjye ikandema, ni ukugira ngo Imana iture muri twe. Iture muri twe, down in, ibe muri twe ndani. Ntabwo ari aho ngaho, oya, ni
irimo imbere. None twebwe Imana yarandemye kugira ngo iture muri njye, mbe ofisi y'Imana, mbe biro y'Imana aho Imana ikorera. Niyo mpamvu Pawulo yandikira Abakorinto ibice byaho, urwandiko rwa kabiri ibice byaho 6:16, yavuze ngo nzagendera muri mwe, nzatura muri mwe, nzakorera muri mwe. Imana irashaka gukorera muri wowe. Ntabwo yavuze ngo izakorera mu ngurube ngo mu hene yo mu ijuru, ngo Mana ngo vaye mu Isiraheli uze. None mwagera na hano mukavuga ati ngo Mana tugeze gahera hawe, ngo turagusanze, wagiraga aho mwari muri ngo ntayihari. Imana ibera hose icyarimwe. Iyo tuvuye hano ntituyisiga kuko igendera muri twebwe, ituye muri twe, turayijyana. Turi biro z'Imana, Imana igendera muri twebwe. Mwihereze icyubahiro mu izina rya Yesu. Ntabwo igituye mu ihema, ahubwo ibera muri twebwe. Umunsi ku munsi turagendana, n'uyu munsi niyo turi kumwe. Mubwire ibiremereye umutima, nubwo wavuga wongorera, Yesu arakumva. Mubwire cyamanga ryo mu mutima, uri mubwire umwizeye, Yesu arakumva. Haleluya! Ntabwo mubwira uri mu Isiraheli, ahubwo mubwira ko umuntu utuye muri jyewe. Kuko mubwiye ko umuntu uba mu Isiraheli byagerayo bitinze, ariko kumenya ko ari muri njyewe ni ukumubwira ati mubwire ibiremereye umutima, nubwo wavuga wongorera, Yesu arakumva. Ahita akumvira aho ngaho. Icyamukundira uyu Yesu, wabishaka utanabishaka arakomeka. Uno mutagisi no muri Shira Umutesi araba ari kumwe nawe, akubwira ati wabishaka utabishaka ndakomeka. Hari abantu baba aho ngaho ariko ngo namwe ngo mungendaho, nta kibazo, twese tuzakugendaho, uzabuzana Yesu kukugendaho. Wazakugendaho wabishaka utabishaka. Niyo mpamvu ujya gukora bya bifuti kumva igitima ngo nabonye uriya bari kukugenda, ari kukubwira ati ugiye gukora iki? Nawe ujya gusenga we hoshi kabati gusenga ntabwo mbonye yego nawe urundeba, ariko igitima kigudiha ngo ujya bari kukugenda, ari kukubwira ati babiretse wa muturage, ariko kubera kunanirana kwawe ugashiduka wanabikoze. None Yesu kubera impuhwe ze ntanaguhotora, akanakureka, akubwira ati reka ngigendeho, ariko nzagisubiza mu rusengero, nongere ngibwire cyihana. Hanyuma nikimara kwihana nongere ngisubize mu bana b'Imana. Ndashimira Yesu ugira imbabazi zahebuje Imana. Haleluya! Mwari muzi yuko muri biro yose iba habamo intebe iri VIP, intebe irimo VIP. Buriya muri wowe habamo intebe iri VIP. Iyo ntebe iri VIP niyo mpamvu uhorana intambara. Iyo ntebe ngira iri VIP iba mu mutima wawe, igwanirwa n'umugabo witwa Shitani ndetse n'Imana. Kandi aba bagabo kari babiri, buri muntu wese akeneye kuyicaraho. Kandi noneho mu bintu nakundiye Imana, njyewe yacizemo ubuyobozi, inshyiramo autorite, nemerewe kwicazamo uwo nshaka, nkanahagurutsa uwo nshaka. Niyo mpamvu yavuze ati ngiye mushize inzira ebyiri imbere yawe, uzahitamo. Ufite ubwenge, nturi inyamaswa, nturi igiti, nturi ibuye, wowe uzabihitamo. Hanyuma rero buriya no mu kanya ushaka usohotse ukagera hanze, wahita ubwira Yesu ukamubwira ati Yesu faho haguruka. Wahita ubwira cya Shitani ngwino wicare, kigahita kiza kikicara. Kuyihamagara si ni gute? Kuyihamagara ngo ize yicare ni gute? Nyimara moyo si ukugenda uvuye hano gusenga ukahita uhitira mu bapfumu, wajya mu bapfumu ubwo uba wimuye Yesu uvuze ati Shitani ngwino wicare. Kandi Yesu ntatera
ukabona ukwezi kurashize amezi abiri urakana keza uri kuririmba genda umukristo nandiwe mu bintu byose byose kuko abakubonye bakavuga ati ariko none wasanga kiza ariko uzi ko usigaye warahindutse kubera ko bari kuvuga ngo warahindutse muri wowe hari undi wibye ingoma wicaye ku ntebe utandukanye n'uwakuyoboraga. Tera haleluya. Iyo wimitse Yesu ni ukuyobora, wakimika shitani akaba ari kuyobora. Hanyuma iyo ntebe rero icyo nayikundi iyo ntebe kundira ivyayi. Niyo mpamvu Yesu yaravuze ati njyewe mpagaze ku rugi ndakomanga, nukingura ndaza tubana, nudakingura ndakureka. It's up to you. Inakuhangalia inakureba njyewe ndashaka ko tubana itayari yubuza TikTok njyewe arakureka kigira hano inyagasambu rirarema akabatira atashantari wakemera tukabana akabati niyo nari narakubuze umwami w'amahoro karuhura izina bamuhaye ni byiza we Yesu niwe karuhura tinari narakubuze n'umuhure we yakumva kubishaka kahita yinjira katangira tanya kumva ngaracyoha umwami wanje umubiri we n'igihaza poto amaraso ye n'ikimaranyo umva ngaracyoha bakwa warangije paje kandi bibutsa ikikubwira ko uyu mwami yageze muri wowe wumva amahoro atagugwa, wumva amahoro batabonera muri stade, amahoro utabona ku mucanga, amahoro utabona kuri muhazi, amahoro utahabwa yuko wari inkoko, ahubwo wumva cucumuka azana n'ikintu uri kubona. Haleluya. Bibutse neza yuko iyi saha umuntu wafashe abana akabashyira mu modoka agashyiramo akaribira bakajya ku mucanga ngo bagiye kurya ubuzima ngo babone ibyishimo. Iyi saha ntabwo bari bishimye, bari aho ngaho bari kubona ifiziki nari ku munezero wabo. Ariko wowe mukanya Yesu yavuga ati mwana wanjye ukahita wumva umunezero uraje, ukumva amahoro araje. Barisegonda turashimira Yesu duhereza amahoro, turashimira Yesu duhereza kwishima. Zamura haleluya imbaraga. Yesu duhereza kunezerwa, umunezero abandi batanezerwa. Munira gatemba nguruzi arasi nibaya itonwa nahanga nayo jenini imana ikwerekeye umatire nawe nitonsabira. Hayiwe we yo amahoro yesata atemba nguruzi basi ntamezire bashira oya we arayamuhereza akaza yirukanga hakavuga ati ngo agarukira ahangaha. Yo Yesu urakoze, amen, barakoze kuduha amahoro, muvuge ngo amen. Hanyuma impamvu Imana ishaka gutura muri nge ubundi njyewe ndarutise, njyewe ndutise uteragijeho n'ijuru ugira ngo ndoroshe. Aha buriya ufashe ubuso sirifase y'isi ugateranyaho sirifase y'ijuru, njyewe ndabiruta. Ndabiruta njyewe ndi mugari gusumba ibyo ngibyo. Kubera nusoma Bibiliya irakubwira ngo ijuru ni intebe y'Imana, isi ni intebe y'ibirenge byayo, ngo nihigira ute irambirize. Kuki itarambirije mu ijuru ikaza kurambiriza mu isi? Ijuru ryari ribaye rito, iravuga ati reka nifashishe n'isi ibiraje irambirize hano. Imaze kurambiriza mu isi re umva kandi agashaka abantu. None muri cyawe ngira umugabane muto witwa umutima. None uwo mugabane witwa umutima ni wo mugabane wonyine Imana yahisemo ijyamo igakwiramo ikarambirizamo igashyiramo amaboko igashyiramo umutwe igashyiramo mbese ibihimba byose wese Imana igakwiramo. Ntabwo yavuze muzajya mu mutima mutambirize mu gifu, oya ni mu mutima hose irahakwira. Wavuze ngo amen. Niyo mpamvu bavuze ngo umuntu ni muga wowe bajya bakwitondera wowe uri mugari. Umuntu ni mugari
ngo ndagukunda Yesu ashimwe mwene data twari twaraburanye kandi mu muti iyo hirya hari urundi rwumva ruri kubiramo ibintu bibi by'ibirozi ntibati nzaguhotora nzakuvuga ijosi ikiri kubira kikuba tuzamuhotore kandi ku munwa ari kuvuga ati yego mwene data ndagukunda gose kwati umuntu ni mugari niyo mpamvu umuntu abana n'undi bakamara imyaka 20 ejo ukumva kuri radiyo ngo yamunize yaza kumenya ko aramuniga yari kumuhunga ariko kubera ko umuntu ari mugari ntabwo yigeze amwereka icyo cyumba akazamuniga yaza kukimenya yari kugenda kare kubera ko umuntu ni mugari muvuge ngo amen muvuge ngo amina cyane ariko ndagusengeye muri aya materaniro aho utareba Imana yakurebere nirangiza guha amakuru mu izina rya Yesu zamura haleluya aho utareba Imana igiye kurebera iguhereza amakuru ku gihe niyo mpamvu icyambere ni amakuru rero aho tutareba iyo twikojeje kuri maviyoroji ihita ivuga ngo nza tizopa timbonye ngo muri iyi minsi witonde A, B, C, D amakuru ukawiyibitseho ukazajya bafata muri iyi minsi nta kurya imineke ukawivuyeho ukabata muri iyi minsi ndi mu y'irindwi nta kunywa ibyayi kumbi hari amakuru haleluya rero Imana irashaka kugendera muri mwe igakorera muri mwe reka mbabaze ikibazo kiravuga ngo imodoka murayizi imodoka murayizi mwese murabasirimu ari imodoka n'umushoferi imodoka itwara umushoferi cyangwa umushoferi atwara imodoka agiye kubaza shoferi muvuze wiki shoferi atwara nta imodoka ariyo itwara iki shoferi sawa biravuze ngo shoferi niwe utwara imodoka nta imodoka ayitwara shoferi kubera ni ukuvuga ko shoferi rero afite izi nshingano ngiye kubabwira akwiriye kumenya umuhanda batanyuramo akamenya aho badaparika akamenya sanse n'icye akamenya aho bahagarara n'aho badahagarara akamenya ngahakwiriye kuzamuka vitesi ya mbere cyangwa iya kabiri akamenya ngo marishanariyeri niyi ibyo byose bimenywa nande na shoferi ntabwo ari imodoka ibimenya kubera ko nta imodoka ivuga ngo njye zazamuka ariyo yihindurira vitesi ni shoferi mu yandi magambo ndashaka kubabwira ngo iyo Yesu yageze mu mutima wawe akubera shoferi kuko Yesu we azisanze n'icyo wanyuramo akakubwira ati aha ntihanyurwa Yesu azi aho waparika azi naho utaparika Yesu azi guhindura vitesi ashingiye akazamuka ugezeho ndashimira Yesu ugiye kutubera shoferi muri uku kwezi kwa 11 kamenya aho ukwiriye kunyura kamenya aho ukwiriye kuzamuka zamura haleluya munyeganyeze umubwire ngo Yesu akubere shoferi Imana ihimbarazwe Yesu akubere shoferi w'urugo rwawe akubere shoferi mu kazi ukora akubere shoferi aho utuye akubere shoferi muri bizinesi komera Imana amashimeshe nca tutareko Yesu akubere shoferi none wowe ushaka gutwara Yesu uzagonga n'igiti waba no ku gasi ariko we nagutwara ntabwo azigera ayikubita ku giti ntabwo azigera ayigondesha kuko imihanda yose arayizi imihanda tuzanyuramo yaraharuwe kandi Yesu yose arayizi we rero icyo mukundi azi sanse n'icye aho wanyura bikakugwa nabi ahita akubwira ati are no nyura hano agahita ati twagiye nawe atare aho ngaho uyaparika kahita akubwira ati ahita udakurikiza imigambi y'ababi ntiyicarane n'abakobanyi reba mu nzira z'abanyabyaha ahubwo amategeko y'Uwiteka niyo yishimira ku manywa na nijoro uwo nguwo azabana n'igiti cyate hafi y'umugezi
Imana ihimbawe. Nibuka amagambo meza nsabira abanyishimira, kandi abanzi banjye nabo ubahe kukumenya, ubagasanire ku bwuzuro, ubafubire imfura, wenda bazahinduka babone kurukundo. Niba ngugiriye umugisha unyibuke, ijisho ryawe nirimbeho ibihe ibihe, ineza yawe ineza yawe iberekeze ku ndunduro. Iri ni isengesho, iri ni isengesho ku Mana y'umutima, icyo nsaba tugumane, niba nkugiriyeho umugisha. Haleluya. Akamana we, amenyo y'abadukweraga warayacecesheje urangiza, nanjye nahawe ijambo ko byemewe na iri jambo. Umutima wanjye wawujuje amashimwe, akanwa kanjye nakukuzuza indirimbo. Aho byari bigoye waratabaye, warakoze mwami. Amashyi kwa Yesu none higaze. Ikindi cya gatatu cyatumye Imana indema nawe ikakurema, uyiheshe icyubahiro. Uyiheshe icyubahiro. Kuyihesha icyubahiro rero nshaka kukubwira, ntabwo ari ukuzamura amaboko ngo tukivane hasi ngo 7,900 tukizamure 7,70, no. Iyo ni formalite kugira ngo twigwane. Ariko icyo Imana yakuremeye kuyihesha icyubahiro, niyo mpamvu yabwiye Yesaya hanura 43:7, yavuze ngo nzanira umuntu naremeye kumpesha icyubahiro. Kumuhesha icyubahiro ni iki rero? Nuko Yesu avugwa neza ku bwawe, nuko Imana ivugwa neza ku bwawe. Imana yivuzwe neza ku bwawe, ubu yihesheje iki? Icyubahiro. Ariko Imana yivuzwe nabi mu banyamahanga ku bwawe, uyitesheje agaciro, kandi ukuyimanura niko nawe igenda ikumanura. Ariko ukugenda uyimenyekanisha, uyizamurira icyubahiro mu bapagani, nayo niko igenda ikuzamura. Haleluya. Rero guhesha Imana icyubahiro ni uko Imana itagomba kuvugwa nabi muhari. Imana ntikavugwa nabi muhari. Imana yivuzwe neza ku bwawe, icyo gikundi. Imana yibonye icyubahiro ku bwawe, ntabwo ikijyayo cyose, ntabwo ari igisambo. Oya, oya, nawe gusigira nishake igusangurira wowe 1% ku cyubahiro bayihaye, ako karahagije. Nawe uhita wumva uri kibonke kabisa, abati n'ejo nzongera nyivuge neza. Icyo gikundira ihawe icyubahiro ku bwawe, ntabwo ikijya cyo yonyine, nawe gusigira bw'amapusi. Uzabibaze abasore batatu, Sadraka, Meshaki na Abedinego, bagiye i Babuloni, ariko bari biro z'Imana, bayihetse ibarimo ikorera muri bo. Baravuga ati nubwo turi ahantu itari, ariko tugomba kuyimenyekanisha igahabwa iki? Icyubahiro. Barangije bakora igishushanyo, abana banga kukiramya, babajugunya mu itanura. Yesu arabatabara, umwami abavanamo, ngo barabihumuriza basanga nta n'umwotsi uri kumanuka. Umwami ngabibona aravuga ati nshingiye yuko mwese mwari mufite
wambare kare unasutama mundi wawe wanaraguye ngwiriye kuvuga Imana ku buryo wabaye Imana ya rusangiza Imana ya kashegerezo iri live irakora. Amen. Sibora kuvuga Imana ya Abrahamu. Reka ni njye bayitaba. Ni njye bayitaba kuko ni njye wayibiwayo. Wabaye representa wayo, ni njye ambassadeur wayo, ni njye watumye hamwe icuwa. Rero nagomba kukijya yonyine, ngomba nanjye kumpereza ho. Amen. Ngomba kumpereza. No, amaze kuvuga Imana ya Sadraka na Meshaki na Abedinego. Bibiliya ngo Imana ikoresha Nebukadineza itivuga ati aba bahungu ntabwo nagicyubahiro cyose ngo ngimare mbure kubahereza. Itishira umutima muri Nebukadinezari itivuga ati uhereye isa n'uyu munota aba basore nibatabure muri guverinoma yawe ubahereza imyanya. Ako kanya abasore bahita bahabwa imyanya n'izina cyane. Urumva batabonye n'abicubahiro, urumva batabonye protokole, maze uzajya wigira muco. Imana nivugwa neza ku bwawe nawe izagukubita icyubahiro, nawe izakuzamuraho gatoya. Ivuga ati nawe tamiraho. Haleluya. Ikindi cyatumye Imana ikurema cyakane ni ukugira ngo usabane nayo, usabane nayo. Noneho usabana wari uzi ko Imana yiyamburaga abamarayika ikajya gusabana na Adamu na Eva mu ngobyi. Ikavuga ati mumerere gute? Ati ni sawa. Mwariye ati twariye watermeloni, za pome, amaronji, indimu, imbuhu, byose byatugezeho mu ngobyi ni byose birimo. Imana ikabati rero nanjye kubareba udusabane none reka mbe nsubiyeyo, ikongera ikigendera agasigara bameze neza. None uva ku bya Adamu na Eva rero reka muzanire muri iki gihe Imana kuri isabana n'abantu yareba. Imana iragenda ikareba abamarayika ikavuga ati mwebwe mwabamarayika mwebwe ntabwo muzi gukodesha. Rumva mugenze gateye, nta nubwo muzi kerete mugenze gateye, nta nubwo mwari mwabwirwa nabi nguko bariya bababwira nabi. Mwebwe nta n'umuntu bari bakubitira ngo yakijije. Mugenze gateya mwabamarayika mwebwe ntabwo muzi Minervari ubu ngiri kuvuza ubuhuha hariya hirya ku mashuri. None mama Tire, mama Kuro, papa Nu, nawe birengagije izo stress zose zo mwisi. None bafashe umugoroba guhera saa 10 bicaye imbere yanjye bari kundamya, bari kuvuga ngo ndi Imana ishoboye byose. None ririya teraniro muwe mwihanganye, muwe muretse kuncurangira, manuke ijye gusabana. Imana ikaza igasabana, tuyikomere mu gashuti Imana yaza gusabana n'abaturage. Imana ikayikiza igasabana kandi mu busabane muzana abarimo imbyino n'indirimbo zo gusingiza umuntu wabagejeje ku bikomeye. Niyo mpamvu muzabona mu busabane bwo mu kagari mu murenge nyine haba harimo imbyino, turi kunywa ubushera n'imitobe n'amafanta n'ibigori, tukazaba turaririmba mu busabane. Muzabikurikirana, ntabwo mu busabane bajyamo bari kuvuga ariko nta n'umuhanda mwaduhaye n'izo ngiringa zanyu ntazo twabonye. Ibeshe suza n'ibyo bigambo, ibyo bigambo si wabizana he? Mu busabane iyo bageze bahera ku bintu bagezeho. Akabati noneho koperative yabaye iya mbere, agaseke n'izi turirimbi ikaza, agaseke mitumeri twabaye ku isonga, uturima tw'ibikoni, umutegarugori mwari twahawe ijambo, ntabwo tuzatesha agaciro waduhaye ijambo. Ubu turacana amashanyarazi, imihanda, amavuriro, poste de sante, buri kagari kose yatugezeho. Hora ku ngoma we ibeshe turirimba izindi ndirimbo zitari izo ngizo wavuga aho waziva. Bamara kuririmba bashimira ibigezweho, bakareba umushyitsi mukuru waje muri ibyo birori ibwami batumye, bakahita bamubwira ati ariko nyine uzatubwirire umubyeyi wacu muzehe
muzamutubwirire nyine dusigaye tweza imbuto nyinshi cyane n'ibitoki byinshi, ariko uyu muhanda bawudukoreye kugira ngo abashoramari bajye babona uburyo baza kuduhahira, hanyuma na cya kiraro rwose muzamutubwirire, hanyuma bakavuga ati so nimuhumure nta kibazo, uwabahaye ibyo ngibyo ntabwo utwe byamunanira, ejo bundi tuzabazanira igisubizo. Aho niho bakahita bizera igisubizo, ariko batijejwe n'ibyo bari kubona yagize ute yabakoreye. None mu buryo bw'umwuka rero mwebwe murabicurika, muzi imbere y'Imana, Imana hana kawunga dufite, dore mana ubu ngubu bagiye kunteza cyamunara, wa mana we wanyemereye n'inzu muri Kigali urayinyima ariko uzikubesha, ego mana we mana, ariko buriya wakugira njyewe ukaba wowe nyane nkaba wowe nakemera ibintu byose bikubaho, ariko ma uri ibyo wabwiriye Samatari nta na kimwe wari wampereza, sikwambye kuzanyambika, ariko mana najya kukubwira rwose niba ari gucyo uvuga simbizi, mwe mwarabucuritse, mwe muzi imbere y'Imana muje gusabana nayo, ubwo mukaza mumeze nk'abaje kuyisomera no kuyituka, basi mwe mumaze nyine muringayi uje kuyituka gusa, ntabwo wari waduhereza n'amacayicayi na tungurusumu n'udukweto dusongoye na visa n'indege, nuko wowe warabicuritse nta kintu yakumarira. Imana nayo ikintu ikeneye, Imana kugira ngo ujye utwayo ubanza wayirebera mu byo yakoze, ukayibwira ati Imana ntabwo ngugaya, ndagushimira kuba nguhumeka, uhabwa icyubahiro, nararwaye urangiza, wampaye urubyaro, abana bari kwiga, wampaye ayo kwishura, nubwo nkodesha ntibari banyirukana, Mana ukwiriye amasani ate, ariko nshingiye ku byo wakoze n'ibisigaye uzabikora. Haleluya! Ukwiriye kuza imbere y'Imana ukabanza wayibwira ibyo yakoze, mwarangiza mugaheruka itari yakora. Mwe muraza mumeze nk'abari kwisomera, reka mwigize ukuntu komana kubwo ngubwo mugenze gake, muze mumanza munayishimira ko mwaje mwigenza. Mwati Imana turagushimira ko twe turi guhumeka, nta muntu uri kutubarira tutari kuri pompo. Turagushimira yuko abana bacu bari ku ishuri, nubwo batari babirukana kubera imyenda dufitemo, ariko baracana. Kahita yindi ati rero shingiye yuko hari abababuze njyewe kabampereza, n'ubundi kubishurira ntibyakunaniye. Ati singuzi uri se w'imigisha, Imana y'imuri ibihe, erega sinamurekura, ntamenyekana se w'imigisha, Imana y'imuri ibihe, erega sinakurekura, sinakurekura, hoya sinakurekura, ntamenyekana se ubutunzi, Imana y'imuri ibihe, erega sinamurekura, ntamenyekana se urubyaro, Imana y'imuri ibihe, erega sinamurekura, ntamenyekana wowe utanga akazi, Imana y'imuri ibihe, erega sinamurekura. Haleluya! Ndabasotibonemo ntabwo namurekura. Nzafata ibimugisha Imana, mbigira impamvu yo kuyegera, nzaririmba izo kunesha, ngeze ku musozo w'urugendo, ntabwo nzicuza kugukurikira, mfite impamvu zibifatika, ntabwo nzicuza kugukurikira, mfite impamvu zibifatika, uko wansanze uko niko wangunze, ubu numva nisanze uri mwiza Yesu we, amaso yanjye yabonye ubwiza bwawe, niyo ndirimbo yanjye uri mwiza Yesu we, uko
umwijima urahunga inkingi y'umucyo ihagarara mu rugo rwanjye ndasusuruka shira n'imbeho maze gira ijambo pawe n'ijuru nahoraga njya kuvumba kimwe n'abandi narebera mu madirishya abamba Yesu ntarobanura ku butoni haraza hasura ibyanjye byapfuye bibaho indirimbo yanjye yaririmba ruzageza he bituma mpinduka urugero rwiza rw'uwatawe gahunga gahunga inzira nyabagendwa nkanyura mu dusesero kandi mfita masezerano atabarika wampaye zaburi ndirimba siya Dawidi zaburi ndirimba siya bene Asafu himba mutima hanisabye mfite ubuhamya bw'itembera Imana niyivuga bikaba yategeka igakomera ufite Imana yumva amasengesho iyo twizeye irakomeye iyo twizeye irakomeye haleluya tukwiriye kubwira abantu tukababwira ngibita kuvuga neza Mana we n'ibiceceke twebwe abo wagiriye neza turahari turagushima atuma abafatanyije nanjye kubivuga haleluya ibita kuvuga neza Mana n'ibituze yoyoyoyo twebwe abo wagiriye neza turahari turagushima binasiri na Yesu walifanya niwe wasiria kainajuti walifanya niwe wasiria yaniburudisha nikirukaruka Hosana yaniburudisha nikirukaruka Hosana kanatsoze nita uvuga ngo amen Imana yaturemye ngo dusabane nayo ikindi ngiye kuvuga ni iki Imana yarandemye kugira ngo ibintu byose mbitegeke tegeke satani tegeke abadayimoni tegeke amahembe tegeke ibitanga ibintu byose mbitegeke mu izina ibikururuka ibyo bohera mu mbeba ibyo bohera mu njangwe ibyo bohera mu mbwa mbitegeke mu izina kiri ubutwari mu izina rya Yesu kiri ubutwari mu izina rya Yesu kiri ubutwari mu izina rya Yesu kiri gutegeka mu izina rya Yesu kiri gutegeka mu izina rya Yesu ndashaka babiri batatu bacyakiriye bahagurutse batere haleluya Shut up,
Imana igendane nawe, Imana igendere muri